uburyo wakoresha video z'abandi, amajwi y'abandi, ugakoresha mbese ibintu by'abandi ukabikoresha kuri YouTube. Uyu munsi nibyo ngiye kuba nakwereka. Muri iyi video ndagusabye ngo nuyikunda uze gukanda like, subscribe, uze gutanga na comment, nza gukorera muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Ikintu uzakora rero, uzaza ujye muri search, uzahita uzufungura YouTube, uzaza muri YouTube, numara kuza muri YouTube uzafungura YouTube yawe imeze gutya. Numara gufungura YouTube yawe uzushacinge ati movie recap. Ubu buryo ngiye kukwereka no kuba wafata filime z'abandi ukaba wazikoresha kweli, ukaba wazikoresha ntube wajya mu bihano, sagire ibihano na bimwe YouTube iba yagukubita. Urugero ntabwo wako bakoresha nk'izo video, uze kureba umuntu bita Alpha Sam, uze kureba umuntu bita Nyazo Film. Niwinjira kuri movie recap zimeze gutya rero, urabona yuko ari na video zikunzwe cyane rwose. Izo video wakoresha filime z'abandi, wakoresha amajwi y'abandi, wakoresha amafoto y'abandi, ntibaguye copyright. Muri video ni turanda kwereka icyo bita movie recap. Turebye nk'iyi video ya hano ngaha iri kuri iyi channel, iyi gace iyi ngiyi ya hano iri kuri YouTube, ikintu uza ukandika hano ngaha, uraza ukareba video ukandika script. Urugero tujye kuri Alpha Sam turebe Alpha Sam. Nituza kuri Alpha Sam, urabona yuko akoresha video z'abandi. Izi video aba yakoresheje ntago abarize, aba yakoze icyo bita recap. Wa muntu wenda gusaba, urabona ko movie recap rero ari nimwe mu bintu binakunzwe cyane, ntabura kukwerekaho. Ndagusaba ngo nukundi iyi video ifite igice cya kabiri, nabyo nzabikwereka. Urabona ko hano ari ifite channel ifite ibihumbi 8 by'abayikurikira, afite channel hano ngaha ifite ibihumbi 8 by'abayikurikira hano ngaha. Urabona yuko ari channel ndende. Usibye ko hano ngaha afite n'indi channel yitwa Alpha Sam, iyi ngiyi iri logo ifite ibihumbi bigera muri 100. Akoresha ikintu bita movie recap, nanjye aricyo cyo ngiye kukwereka. Afite ibihumbi 300 mahanga, nanjye aribyo ngiye kukwereka. Uzaza rero kwiyandikire movie recap. Numara kubona zino ngizi izi ziriho, niyo waje ukandika Straw, iyo ni filime nshyashya igezweho. Straw full movie recap. Numara gukora Straw full movie recap rero, ukaza ukabikora gutya, uzaza ukore research. Niyo utakwandika recap ukaza ukandika filime wowe uzi, urabona ko ari filime rwose iriho ya movie recap hano ngaha. Ikintu wowe uzakora, uzaza udownloading zimwe muri izi movie. Numara kuzidownloadinga, uzaza ushake application atandukanye. Application uzashaka, wa muntu we uzagenda ushaka application bita InShot, CapCut, UCut, bitewe nizo ukoresha. Urabona urugero ngiye mfitemo iyitwa InShot, ndayifite nkagira iyitwa UCut ngiyi. Uzaza ufungure UCut, application ya UCut ni logo ifite. Ubundi uhite uza hano handitse hari kano kantu ko guteranya ukande new project. Noneho ikintu uzakora amahangaha, uzahita uzanamo ya recap yawe wamaje kugira. Ya recap yacu twa downloading, uzadownloadinga video uze uyikorere bino bingibi. Yaba ari filime ugiye gusobanura, yaba ari ikintu ugiye kugisha nk'inama, uze ukinjize muri ya ntuza, uze ummuting hano ngaha. Uze uhamuting, uze uhakande, ufunga rinojwe. Noneho ikintu tugiye gukora aho recap hano nuko bigusaba kuba uba wanditse script. Ahangaha uba wanditse script iyi video. Ikintu ukora, uraza ukayaza hano handitse text, ukandika movie recap. Ukahita ukora reserve gutya, kakaza kagaragaramo uko ari movie recap ubundi nugusubiramo. Wamara kugira gutya, ibi n'uburyo wakoresha video z'abandi, yaba ari filime, ukaza
wazisobanuye ukaza ukagakurura ku buryo karaza kurangirana n'iyi video. Wanditse script wasobanuye iyi video neza, wayitondaguye, wasobanuye neza ku buryo nyine umuntu yumva ibyo bintu akumva yuko ari byo. None iyo umaze gukorera mu VLCAP ufatisha n'intoki zawe ugakura iyi boro ukagenda ukayihuza ikahuzura. Ikintu uhita ukora noneho uhita ukajya hano handitse, uraza ugakanda hano handitse okay, aha handitse akantu ka okay, wamara kugakanda ukahita uza hano ngaha handitse record. Iyo umaze gukanda kuri record baguhitishamo, uraza ugakanda kuri record bakaguhitishamo aha ngaha kanditse record, aka kanditse record. Noneho ukarikodinga iyi video yawe bita mu VLCAP ukayirekodinga paka irangiye. Iyo umaze kuyirekodinga uhita uza ukayiexportinga ukayishyira muri ntuza muri ukayiexportinga ikajya muri telefoni yawe. Noneho iyo ufite utundi tuntu tw'utujwi uraza ukaduteranyamo, wamara kuduteranyamo aha ngaha ubyemereye gukoresha video z'abandi ukaba wagira amafaranga ubona Fasam cyangwa Nyazo Film. Abo ngabo bagira amafaranga babona, bagira uduceri binjiza bakoze icyo bita recap. Ibyo bintu urakeka mubizi. Baraza bagafata bakaza bagakora mu VLCAP, ubundi bagatangira bakagira amafaranga binjiza. Bakaza bagafata zino video za hano kuri YouTube bakazikoresha sagira ibihanwa bashyirwamo. Urabona nk'izi video bazikorera icyo bita mu VLCAP. Izi ngizi ni mu VLCAP baba bakoze, ni izi ngizi zose rwose. Ndagusabye ngo umbwire video ya kabiri niba uyikeneye nze kuyibaha.